tube duhagaze akanya gato twunamishe imitwe yacu kubw'isengesho. No mu gihe twunamishije imitwe yacu, ndizera ko n'imitima yacu yunamishijwe. Nifuza kumenya niba hari abahari bashaka ko tubibuka mu isengesho kuri uyu mugoroba kubw'impamvu idasanzwe. Mwazamura ikiganza gusa mukavuga muti, o Mana, icyo nifuza muri uyu mugoroba. Mwami abaha umugisha. Data uri mu ijuru, uko duciye bugufi twegera intebe ikomeye y'ubwami y'ubuntu, kwizera turegera hakurya aho Imana, abamarayika, abakerubi n'ingabo zose zo mu ijuru ziteraniye, kuko yavuze ko nta n'igishwi na kimwe cyagwa hasi Data wo mu ijuru atabizi. Ni kangahe izi ko amagana y'abantu bunamishije imitwe yabo bayitabaza kubw'icyifuzo kidasanzwe. Data, uyu mugoroba tegereza iyi mbaga ikeneye ubufasha, ko turi ubwoko bukeneye gufashwa. Kandi ndasenga Mana, kubera ko duteranira hano kandi tugaragaza kwizera tugufitiye, Imana nzima isubiza amasengesho. Twasohotse mu isi y'abatarakebwe imitima n'amatwi, dusohoka kugira ngo tugire imibereho itandukanye, kandi tukabaho twatura kwizera kwacu muri wowe. Ndetse uyu mugoroba twazamuye ikiganza tuvuga ko dukeneye gufashwa. Mana dukunda, subiza buri cyifuzo cyose. Kandi Data, turagusaba ngo utugenderere muri uyu mugoroba unyuriye mu ijambo. Tuza hano kugira ngo dukosorwe, dusobanukirwe, kugira ngo tumenye uburyo tugomba kubaho muri iki gihe, icyo tugomba kurebaho, icyo gukora, kuko tuzi ko kugaruka k'umwami kwegereje. Dukurikije ibimenyetso byose abahanuzi bahanuye, twegereje icyo gihe. Mwami, aho kubohorwa kuzuye kuzagera ku bana bawe, o Mana, reka buri wese muri twe azahabe. Data, ntihazagire ubura. Niyo ntego yacu yo kuba hano Mwami. Turagukunda kandi turagerageza kwitegura bw'iyo saha. Uvugane natwe, turabisabye nanone uyu mugoroba. Kandi ukize abarwaye bose n'ababaye muri iki cyumba, turagusabye ngo ubakize Mwami. Kandi by'umwihariko abafite ibyifuzo byo mu mwuka, turagusaba ngo ukize buri bugingo bwazimiye, ngo wuzuze buri mwizera umwuka wera, kandi usubize imbaraga n'ubushobozi mu bana bawe bizera. Bikore Data, turasaba byinshi kuko watubwiye gusaba. Musabe byinshi, musabe ibintu bikomeye, musabe byinshi, kugira ngo umunezero wacu ushyike. Kandi tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mushobora kwicara. Ndabifata neza nk'amahirwe akomeye muri uyu mugoroba kugaruka hano mu kibuga indi shuro muri iri shuri ryisumbuye, ahagarara imbere y'aba bantu bakomeye bateraniye hano kumva ubutumwa. Ndasaba ko ubuntu bw'Imana bumfasha kubabwira ukuri, cyonzi nk'ukuri, ifite ubushobozi bwo gufunga umunwa w'umuntu kuko yashoboye gufunga uw'intare. Kandi bibaye ko mvuga ikintu cy'ikinyoma kinanyuranye n'ubushake bwe, isengesho ryanjye rivuye ku mutima nuko yafunga umunwa kugira ngo ntabivuga. Kuko mu by'ukuri njye ubwanjye ndifuza kuba mu ijuru, kandi uretse n'ibyo naba ndi umuyobozi mubi, umuntu waba ukoze ikintu kibi, niba narabikoze nuko nta kindi narinzi. Mwami abaha umugisha. Noneho ejo mu gitondo, niba ari ubushake bw'Imana, nifuzaga kuvuga kuri iri somo, gushaka no gutandukana. Kandi turizera ko muzaza kandi muzanye amakaramu yanyu n'impapuro. Turi bufate umwanya munini, ariko nifuzaga gusa kubw'ibyo. Mbere na mbere nagarutse hano muri Indiana, uko nari narabibasezeranyije, kandi nzagerageza ejo mu gitondo. Ninabikora ejo mu gitondo, nzabikora ejo ku mugoroba, ariko nzagerageza ejo mu gitondo, Umwami nabishaka, kuvuga kuri iri somo, ibitekerezo by'inyigwe bye, kumenya gusa ukuri uko ariko, kugira ngo dushobore kugendera mu kuri no mu mucyo. Urazi, nari mfite inshuti yanjye y'umwirabura, yaravuze ati, mwene Data Billy, sinshaka kugira ibibazo ku mugezi. Aravuga ati, ndashaka kwibikaho itike yanjye, kandi ubwo ifirimbi izavuga, sinshaka kugira ibibazo hariya. Nasabye Umwami hashize igihe, niba hari ikintu kitagenda,
itunganya aka kanya yaravuze ati kubera ko ikirere kizaba kijimye kandi kirimo imiyaga kiriya gitondo ubwo bwato buzambuka ku nkombe yo hakurya. aravuga ati sinshaka icyambera imbogamizi, ndashaka kwita kuri ibi byose ubu ngubu. ni kubw'ibyo turi hano tugerageza kwita ku cyatubera imbogamizi cyose kugira ngo tuzambuke icyo gihe. noneho sindi buvuga igihe kirekire uyu mugoroba ngo dufite amateraniro abiri ejo, hanyuma nzahita njya ahandi ku bw'andi materaniro. ariko ubu ngubu mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri ndashaka gusoma ku gice cya 16 mirongo 3 ya mbere yo gutegeka kwa kabiri ibice 16 murongo wa mbere kugera kwa 3. ujye uziririza ukwezi Abibu, uziririza Uwiteka Imana yawe Pasika, kuko mu kwezi kwa 4 Abibu arimo Uwiteka Imana yagukuriye muri Egiputa nijoro. ubitambira Uwiteka Imana yawe bya Pasika byo mu mikumbi no mu mashyo, ubitambira ahantu Uwiteka azatoranyiriza kwasira izina rye ngo rihabe. noneho isomo ryanjye uyu mugoroba ni ahantu ho kuramiriza Imana yatoranyije. mwitegereze ukwezi ABEDB hariya nibyo bisobanuye mata. ni mu kwezi kwa mata babasohoye. noneho igitangaje nuko twe uyu mugoroba nk'abaramya Imana muri iyi minsi turimo kandi duhura n'ibitekerezo byinshi bitandukanye mu bantu, kuko hari imitekerereze itandukanye ku bintu, ibibazo bitandukanye. hagomba kubaho igisubizo cy'ukuri kuri buri kibazo kibajije. ndamutse mbajije ikibazo ni iki n'iki, noneho wasubiza uti ni igicaniro, kimara iki? murabona? noneho rero umuntu ashobora kuvuga ati ntabwo ari igicaniro n'urubaho, kandi koko n'urubaho, nyamara ni igicaniro. murabona? ni ngombwa ko habaho igisubizo nyacyo kuri byo. ndamutse mbajije ikibazo ku kintu icyo ari cyo cyose, hagomba kubaho n'igisubizo nyacyo. hashobora kuboneka ikintu gisa nacyo, ariko hagomba kubaho igisubizo nyacyo kandi kijyanye na buri kibazo. ndetse noneho kuri buri kibazo kibonetse mu buzima bwacu hagomba kubaho igisubizo nyacyo cy'ukuri gitunganye. noneho uyu munsi twumva bivugwa ko abantu benshi muri iyi si umuvugabutumwa. nakoze ingendo nyinshi hirya no hino ku isi, nahuye n'amayobokamana menshi atandukanye, abuda, abayisilamu, abasiki, abajainsi n'andi ntazi mu mayobokamana yo ku isi. kandi hano iwacu muri Leta Zunze Ubumwe no mu bindi bihugu by'amahanga duhura amatorero yacu atandukanye, amatorero yacu y'amadini, duhereye kuri Kiliziya Gatolika ya mbere, hanyuma itorero ry'Abagiriki n'ayandi, ndetse n'imihango itandukanye, kugeza ku bisekuru byose by'amadini 900 arenga y'abaporoso atandukanye. kandi buri rimwe muri yo nyako ushobora kubona imyumvire yaryo, kandi sinabibarenganiriza. buri rimwe ryose ryumva ko riri mu kuri. Each one claims that they are the truth. They have the truth. Rifite ukuri, kandi abagize ayo matorero bahatiwe kubyizera, ko niho biteze kubaho kwabo kwiteka ku nyigisho z'iryo torero. Their eternal destination upon the teaching of that church. And they're so much different one from the other. kandi baratandukanye hagati yabo, kubyo bafite ibibazo 900 birenga bitandukanye. noneho nk'uko hari ibibazo 900 birenga bitandukanye, hagomba kubaho igisubizo kimwe cy'ukuri. kandi ndifuza umugoroba kubitureba ko dushaka kujya mu ijuru kubwo guhura n'umwami wacu Yesu dukunda twese. ndifuza kugenzura ibyanditswe kubwo kubisobanukirwa ko niba hari ikibazo cya Bibiliya kigomba gusubizwa na Bibiliya. Then it should have a Bible answer. It should not be able to come from a group of men, from any certain fellowship, igisubizo kitava mu itsinda ry'abantu bahuriye ku kintu runaka cyangwa ku mwanditsi cyangwa ku idini. kigomba guturuka mu byanditswe, aho wahurira n'Imana kubwo kuyiramya. mu by'ukuri nk'uko ari Imana
hagomba kubaho ahantu runaka ihurira natwe. noneho tubona hano mu gutegeka kwa kabiri gutangira ko Mose asubiramo ibyanditswe, ibintu yari yarababwiye ko yari yarabakuye mu Egiputa n'ukuboko gukomeye, kandi ko itangira yari yarabashyize ahantu bitwaga ubwoko bw'Imana kugeza aho basohokeye muri Egiputa, hanyuma bitwa itorero ry'Imana. urebye itorero ni ihuriro, cyangwa mu by'ukuri itorero risobanuye abahamagariwe gusohoka. abari barahamagariwe gusohoka basohotse mu Egiputa kugira ngo babe itorero, kandi Imana yari yarababwiye iti, igihe mbere yo kubaka ingando n'ibindi byose bakoze, nzatoranya ahantu ko kundamiriza kandi nzahashyira izina ryanjye. ndetse niho hantu honyine Imana yashobora guhurira n'umuntu, ahantu ubwayo yatoranyije, yitoranyirije ahantu hayo, hanyuma ihashyira izina ryayo. umurongo wa kabiri hano urabitubwiye ko izashyira izina ryayo ahantu yitoranyirije kugira ngo abantu bayiharamirize. noneho ikiriho nuko dushaka kumenya aho hantu ahariho. hamwe n'ibitekerezo 900 bitandukanye, tutabaza amayobokamana yose ya gipagani, ukavuga gusa iyobokamana rya Kristo. igihe cyose ngirira impuhwe abapagani, naho ubundi sinakabaye njya kubibabwira, gusa bari mu buyobe. Igikristo ni iyobokamana ryonyine ry'ukuri. kandi simbivuga gusa kuko ndi umukristo, nizera gusa ko ari koko ni iyobokamana ryonyine ry'ukuri. yageze kuri yamva aho bahindura ifarasi ya buri munsi amasaha 4, aho Muhamadi umutambyi ukomeye n'umuyobozi nyuma ya Gikristo bavuga ko yari umuhanuzi, kandi simbishidikanyaho ko yabaye we nyuma y'abihaye Imana b'Amakabe. ariko igihe urupfu rwe yibwiraga ko azazuka hanyuma akigarurira isi yose, kandi nyuma y'amasaha 4 bahindura umurinzi akagumisha ifarasi ye ku mva ye. bamaze imyaka 2000 babikora, bategereje ko azuka kugira ngo ategeke isi. ariko murabona, mufate Buda yabayeho hashize imyaka 100, hafi imyaka 2500. ikigirwamana cyo mu Buyapani, kandi yari umufilozofiya nka Confucius n'abandi. ariko abayatangije n'abandi bose bapfanye filozofiya yabo, hanyuma barahama bari mu mva. ariko igikristo cyatangijwe na Yesu Kristo gifite imva iri mu busa. niwe muntu wenyine wabaye ku isi wavuze ati, mfite ububasha bwo gutanga ubuzima bwanjye kandi nkongera nkabuzura. kandi ibyo yarabikoze, ndetse ni muzima n'uyu munsi, kandi tuzi ko ariho kuko ari kumwe natwe, kandi abiduhamirisha ibimenyetso n'ibitangaza bifatika yasezeranyije gusohoza kubwo kubihamiriza. uburyo inkingi y'umuriro yayoboraga abana b'Isiraheli mu butayu iri kumwe natwe uyu munsi, yemeye ko ifotorwa ikora ibimenyetso n'ibitangaza yasezeranyije muri iyi minsi, ko tubona amagambo yose yasezeranyije asohora uyu munsi. ubw'ibyo abasigaye bo mu isi ya gipagani ntibari mu irushanwa, birarebana n'igikristo. noneho nk'uko hari ibibazo 900 birenga ko hantu Imana ihurira n'abantu, ihura n'abametodisite, ihura n'ababatisita, ihurira aha na hariya n'ahandi. noneho hari ikibazo, buri wese agomba gushaka agakiza ke bwite ahinda umushyitsi n'ubwo. ariko uyu mugoroba ndagerageza gushaka no guhamirisha ibyanditswe aho Imana ihurira n'abantu nyakuri, hanyuma ikaranywa nabo, kandi ari aho niho gusa izahurira nabo. noneho uwo murongo twawukuye mu gutegeka kwa kabiri. iri ni ijambo ry'ikigereki rifite ubusobanuro bwinshi, cyangwa risobanuye amategeko abiri. ijambo ry'ikigereki gutegeka kwa kabiri risobanuye amategeko abiri atandukanye, kandi nicyo neza Imana ifite amategeko abiri atandukanye, kandi rimwe muri yo ni itegeko ry'urupfu, irindi ni itegeko ry'ubugingo. Imana ifite amategeko abiri, kuyikurikira no kuyikorera no kuyiramya n'ubugingo. kwanga ibyo n'urupfu. hari amategeko abiri mu Mana. noneho rimwe muri aya mategeko ryashyizweho ihishurwa mu isi umusozi Sinayi. Imana yahaye itegeko Mose no kuri Isiraheli. si uko itegeko ryabafashije, ahubwo ryaberekaga gusa ko ari abanyabyaha. mbere y'ibyo bari bazi icyaha icyo ari cyo. mbere yo kugira itegeko, nta tegeko ribaho ritagira igihano, ntiryaba ari itegeko. noneho kwica itegeko ni icyaha, kandi igihembo cy'icyaha ni urupfu.
mbere y'uko Imana ibaha itegeko nta cyaha cyababarwagaho. Niba hatabaye itegeko rivuga ko nta burenganzira bwo gutwara hejuru y'ibirometero 32 ku isaha, niba ushobora gutwara hejuru y'ibirometero 32 ku isaha. Ariko igihe hari itegeko ribikuza, hari itegeko, hakaba n'igihano kijyanye nabyo, hakaba n'igihano kijyanye nabyo. Kandi urupfu rwari itegeko ry'urupfu yari amategeko yatangiwe ku musozi Sinayi, yerekaga umuntu ko ari umunyabyaha. Iyo yiciraga itegeko ry'Imana yarapfaga, ariko agakiza kaba mu itegeko. Yari umukozi wa polisi gusa ushoboraga kubajugunya muri gereza, ntacyari gushobora kubavanamo. Ariko yatanze irindi tegeko, hari ku musozi Karuvari, aho icyaha cyashyizwe kuri Yesu Kristo, kandi hari ikiguzi cyarishyuwe, ariko bitari itegeko, ariko ni kubw'ubuntu mwakijijwe, kubw'ubuntu bw'Imana bwo gutoranywa. Imana yarabamenye kera. Noneho turabona ayo mategeko abiri, gutegeka kwa kabiri kuvuga amategeko abiri. Hariho amategeko abiri, rimwe itegeko ry'urupfu n'irindi itegeko ry'ubugingo. Hariho n'amasezerano abiri yahawe ubwoko, tuzabivugaho mu gitondo. Rimwe ryahawe Adamu n'inshingano, nukora ibi maze ntukore bibiri. Ariko iryo tegeko ntiryubahirizwa. Adamu na Eva bararyishe mu ngobyi ya Edeni. Hanyuma Imana ishyiraho irindi sezerano, hanyuma iriha Aburahamu, kandi nta nshingano ryari rifite. And that law was unconditional. It isn't what you've done or what you will do. He said, I've already done it. Si kucyo wakoze cyangwa uzakora. Iravuga nge narabikoze. Ibi n'ubuntu. Ibi ni itegeko ry'ubugingo. Imana yabikoreye Aburahamu n'urubyaro rwe ruzaza hanyuma. Bivuze ngo urubyaro rwose rwa Aburahamu, kuko Bibiliya ibivuga ngo Isiraheli yose izakizwa. Ariko ntibivuze Abayahudi, kuko Pawulo yabivuze. Bari Isiraheli imbere cyangwa Isiraheli hanze, kuko twabivuze ku wundi mugoroba. Bari abana ba Isaka babyawe nawe. Itegeko ry'Imana ryari ku bwa Kristo, wari urubyaro rwa cyami rwa Aburahamu, kugira ngo kubw'ubuntu Isiraheli yose ikizwe. Ni ukuvuga ngo abari muri Kristo bose barakijijwe, bose isezerano rya kabiri ry'Imana. Ariko ibyo bintu byose byashushanyaga Kristo. No mwitegereza umurongo wa kabiri. Umurongo wa kabiri hano mu gutegeka kwa kabiri 16, ramiriza ahantu natoranyije. No mugomba kuramya Imana. Yaravuze iti ahantu natoranyije, atari aho undi muntu yatoranyije, ariko aho nge natoranyije. Kandi igihe Imana yatoranyije ahantu, none kubw'inyungu zacu kureba icyo Imana yabivuzeho. Ese biboneka ngiye kubishaka, kuko rwose nshaka kuyiramya. Turi hano twese kuri uyu mugoroba kubwo kuyiramya. Twicaye hano twese uyu mugoroba, Abametodiste, Ababatisita, Abagatulika, Abahamya ba Yehova, abakurikira ubumenyi bwa Gikristo n'ibindi. Ariko twese hari icyo dushaka. Turashaka kumenya ukuri. Bibiliya iravuga iti muzamenya ukuri, kandi ukuri kuzababatura. Umuntu mushobora kumenya icyo mukora, muzi uburyo mwagikora mbere yo kumenya uburyo mubyifatamo, cyangwa se muzi icyo gukora mbere yo kumenya uburyo mubyifatamo. Mugomba kumenya icyo mukora n'uburyo mugikora. Ibi bitwereka ko Imana ifite ahantu h'ihuriro ku bayiramya, ahantu hazwi, n'aho hantu gusa Imana ihurira n'abayiramya. Hanyuma ikindi, ahantu yatoranyirije abayiramya, yavuze ko izahashyira izina ryayo. Noneho tugenzura ibyanditswe kugira ngo tumenye aho hantu. By'ukuri niba Imana yaravuze ko izashyira izina ahantu yatoranyije guhurira n'abantu kugira ngo iramye hamwe nabo, cyangwa se kugira ngo bayiramye, noneho ibyo biboneka ahantu runaka muri Bibiliya. And worship with them, or them worship him rather, that is somewhere in the Bible. For it was for all ages. Byari by'ibisekuru byose, kandi Imana ikomeye itanyeganyezwa ntishobora guhinduka. Ni umuntu uhinduka, ariko mushobora gushyira ubuzima bwanyu kuko Imana yavuze mu gihe icyo ari cyo cyose, kuko ari ukuri. Ni ukuri. Urebye nicyo cyonyine nshobora kugirira icyizere, Bibiliya. Kandi ijambo ry'abantu riranejwe, ariko Imana iguma ari ikirenga. Uyu mwaka nagombaga kugira ubumenyi burenze ubw'umwaka ushize. Namwe n'ubu buri munsi turaziti muri ubwo buryo dukura mu bumenyi. Ariko Imana ntirangira, kandi nk'uko itarangira ntishobora gukura mu bumenyi. Iratunganye kuva kera. Buri cyemezo cyose kigomba kuba gitunganye. Kandi uburyo Imana yigeze gukora igomba kubikora mu buryo bumwe igihe cyose, cyangwa se yaba yaribeshye ku nshuro ya mbere.
niba umuntu aje ku Mana kubwo kwakira agakiza bishingiye ku buryo uwo amwakiriye, bugomba kuba uburyo bumwe wemererwamo igihe cyose. Ni ukuri hagize umuntu uza ku Mana ashaka gukira kwa Imana kandi Imana ikamwemera muri ubwo buryo runaka, ukurikiyeho naza nawe izamwemera mu buryo bumwe. Cyangwa se yaribeshye igihe yakiraga uwa mbere. Imana yashyizeho uburyo bwo guhuriramo n'umuntu, yashyizeho uburyo bw'ibyo izakora n'uburyo izabikoramo, kandi byari kubw'amaraso y'igitambo y'umwana w'intama mu ngobyi ya Edeni. Imana nta na rimwe, nta n'igihe na kimwe yigeze ibihindura. Yahisemo uburyo izakiza umuntu. Uyu munsi bagerageza kwinjizamo abantu banyuriye mu nyigisho, bagerageje kubatoza mu mashuri, bagerageje kubigisha, bagerageje kurema amadini, bagerageje gukora ibyo bintu byose kubwo kwinjiza abantu, kubinjiza babashyushya, babinjiza bababatiza no mu zindi nzira no kubinjizanya amabaru. Ariko nubwo n'uburyo bumwe bugikoresha, Imana ihurira n'umuntu munsi y'amaraso yamenwe y'umwana w'intama. Amaraso yari inzira y'Imana kwitangirira, kandi amaraso ni inzira y'Imana uyu mugoroba. Ni byiza kwihana n'ibindi nk'ibyo, ariko agakiza kava gusa ku maraso. Amaraso niyo nzira yonyine Imana yahisemo kubwo gukiza abantu, kandi ntishobora kubihindura. Yobu yari afite ikintu kimwe, yari azi ko ari umukiranutsi, ko yari yaratanze igitambo Imana yari yaramutegetse. Noneho ubu ngubu dushakishe kumenya aho hantu Imana yashyize izina ryayo. Biradusaba kumenya aho yashyize izina ryayo. Hanyuma nitumara kumenya izina ry'Imana n'aho yarishyize, icyo gihe tuzaba tubonye aho kuramiriza. Tukimara kubona ibyo, ibyo bintu byose mu by'ukuri byari igicucu cy'ibintu bizaza. Itegeko ryose ryashushanyaga ibintu bizaza. Uko ukwezi ari igicucu cy'izuba gufasha mu gihe izuba ridahari, uko itorero rigomba gufasha mu gihe umwana w'Imana adahari. Mu gihe umwana adahari, umucyo muto, itorero, abizera bakorera Imana bagatanga umucyo mu gihe umwana adahari. Ariko igihe izuba rirashe, ukwezi ni kuba kukigaragara kuko kuba kwarenze. Tuba tugikeneye umucyo wako mu by'ukuri kumurikisha umucyo wakuwe mu zuba. Noneho izuba n'ukwezi bimeze nk'umugabo n'umugore, itorero na Kristo. Noneho turabona ibi bintu nk'igicucu cya Kristo. Ibitambo byose, ibirori byose n'ibyo mu isezerano rya kera byose byashushanyaga Kristo nk'igicucu kigaragaye ku butaka. Noneho dore aho tugomba kubonera ahantu ho kuramiriza, ni ugusubira mu isezerano rya kera, aho hatangiwe kureba icyo ibyo bintu byari bisobanuye. Noneho igihe igicucu kigaragaye ku butaka, ushobora kuvuga ko ari umugabo cyangwa umugore, inyamaswa cyangwa ikindi kintu, kuko icyo kintu nyirizina kigaragaza igicucu ku butaka. Kandi uko igicucu kigenda kigabanuka, igicucu mu ishusho itagaragara neza, kandi ntihabaho igihishe hatariho ikigaragara. Kandi igihe ikigaragara cyegereye igihishe gitwikirwa n'ikigaragara. Igicucu n'ikigaragara birihuza, hanyuma nibyo bitanga ikigaragara. Kandi ibintu byose bya kera bivugwa muri Bibiliya mu isezerano rya kera byari ibicucu by'ibizaba, hanyuma Kristo yari igicucu cy'ibizaba. Noneho dushobora kubona mu ngero z'isezerano rya kera aho yatoranyije gushyira izina rye. Naho ubu ngubu nk'uko igicucu kigaragaye ku butaka, navuga ko ari igihishe. Ni urugero, nuko twe abaramya dushobora kubona ibicucu byo mu isezerano rya kera bishongera mu kigaragara cyo muri iki. Noneho ibirori byose, iminsi y'ibirori, ingando yose, buri giti cyose, icyari mu ngando cyose, byose byari urugero rwa Kristo. Amaturo yose, amategeko yose, byose byari urugero rwa Kristo. Twabyize inshuro nyinshi cyane hano mu rusengero. Noneho turabona aho ngaho ko imihango yose, amatorero yose n'amadini yose yasigaye inyuma iyo kure, nta nubwo akomeje urugendo. Imihango yose, amatorero yose n'amadini yose byakuwe mu nzira byimazeyo, nta mwanya bigifite namba. Nta kintu mu isezerano rya kera cyangwa n'ahandi muri Bibiliya cyaba urugero rw'itorero uretse ubumwe bw'imbaraga bw'umunara w'Ibabeli. Nicyo kintu gusa cyabaye urugero rw'ubwo bumwe. Mu by'ukuri byakozwe na Nimurodi, umugabo w'umugome wagiye guhata uduhugu duto kwihuriza ahantu hamwe, kandi wari uwo munara ukomeye. Kwari ukuramya kwa kidini, niko bimeze, ariko kutari gufite umwanya mu ijambo ry'Imana. Noneho niho dusanga urugero rw'iyobokamana rya kidini, umunara w'Ibabeli mu isezerano rya kera. Kandi iryo yobokamana ryari iyobokamana gusa, ariko ntiryari iyobokamana ry'ijambo ry'Imana. Imana ntiyatoranyije gushyira izina ryayo mu idini runaka.
ndifuza abampa umurongo mu byanditswe niba ari uko bimeze. Bibwira ko yabikoze, nyamara ntiyabikoze. Ntiyashyira izina ryayo ahantu henshi, ko yavuze ko yashyize izina ryayo ahantu hamwe gusa, kandi aho hantu buri dini ryose ryibwira ko ari muri ryo yashyize izina ryayo, ariko siko biri. None se nihe yashyize izina ryayo? Noneho mbere na mbere izina rye ryarinde. Turabanza twite izina, tumenye izina ry'Imana mbere yo kumenya icyo ishyira aho hantu. Kandi tubonye ko yari ifite ibyitiriro byinshi. Yiswe Data ni icyitiriro, kandi yiswe Umwana ni icyitiriro, yiswe Umwuka Wera ni icyitiriro, yiswe Habasareti y'Isharoni ni icyitiriro, Umwangange wo mu kibaya icyitiriro, Inyenyeri yo mu ruturuturu, Yehova Yire, Yehova Rafa. Amazina arindwi atandukanye agize ubucunguzi, kandi yose yari ibyitiriro, nta na kimwe cyari izina, ariko ifite izina. Igihe yahuye na Mose yari itaragira izina, hanyuma ibwira Mose iti nduwo ndiwe. Kandi igihe Yesu yari ku isi ari kuvuga mu Baheburayo igice cya 6, mu mbabarire ni muri Yohana igice cya 6, yaravuze iti nduwo ndiwe. Abantu baravuga bati tore udafite imyaka 50 kavuga ko wabonye Aburahamu. Yaravuze ati mbere yuko Aburahamu abaho ndiho, kandi ndiho yari wari mu gihuru cyakaga umuriro. Inkingi y'umuriro yari mu gihuru cyaka umuriro mu gihe cya Mose. Ndiho, uwo ndiho. Noneho turabona ko Yesu nawe yavuze ati naje mu izina rya Data ntimwigera munyakira. Nuko izina rya Data rigomba kuba Yesu. Nukuri. The name of the Father is Jesus, because Jesus said, I carry my Father's name. Izina rya Data ni Yesu mu by'ukuri. Yesu yarababwiye ati nitwa izina rya Data. Naje mu izina rya Data ntimwanyakira, kuko izina rye ryari Yesu. Na Gaburiyeli yamwise Yesu, abahanuzi bamwise Yesu, kandi yari Yesu by'ukuri mbere y'ivuka rye, ndetse n'umuhanuzi wera yamwise Emmanuel, bisobanuye Imana hamwe natwe. Kandi Imana yigaragaje mu mubiri kugira ngo ikureho icyaha cyo mu isi, kandi igihe yabikoze yahawe izina rya Yesu. Nuko izina ni Yesu. Kandi izina ryashyizwe mu muntu, atari mu itorero, atari mu idini, atari mu muhango, ahubwo ni mu muntu yatoranyije gushyira izina rye muri Yesu Kristo. Now we find out that then he becomes the place of God's worship. Noneho turabona ko ahindutse ahantu ho kuramiriza Imana, aho bayiramiriza. Mbere y'ivuka rye yahawe izina rya Yesu. Byari by'ingenzi cyane ko byahawe nyina binyuriye muri marayika Gaburiyeli, ko azitwa Yesu, umwana w'Imana, n'uwo yariwe. Noneho aho turahari, naho gusa, nahe gusa, ahantu ho kuramiriza Imana yatoranije. This is it. Alone. It is for him alone, God's chosen place of worship. God's place chose, God chose to meet man. Ahantu hatoranijwe n'Imana, hatoranyirijwe n'Imana kubwo guhura n'umuntu, atari mu itorero, atari mu idini, atari mu muhango, ahubwo ni muri Kristo. Niho hantu honyine Imana ihurira n'umuntu, uwo muntu ashobora kuramiriza Imana ni muri Kristo. That's the only place. Niho hantu honyine mwaba Abametodisite, Ababatisite, Abagatulika, Abaporoso, icyo mwaba muri cyo cyose, hari ahantu hamwe gusa ushobora kuramiriza Imana nk'uko bikwiriye, ni muri Kristo. Abaroma 8:1 nuko rero abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, abadakurikiza ibya kamere y'umubiri, ahubwo bakurikiza iby'umwuka. Nibwo butumwa. Dushobora kutemeranywa ku mihango, dushobora kutemeranywa ku bitekerezo bya kimuntu. Kugira ngo mujye mu itorero ry'Abametodisite mugomba kuba Abametodisite, mu itorero ry'Ababatisite mugomba kuba Ababatisite, mu itorero ry'Abagatulika mukaba Abagatulika. Ariko iyo mubatishwe muri Kristo kandi mukaba umwe mu bagize umubiri we, nta bibatandukanye biba bihari. Ibikuta bitandukanye biba byakuweho, kandi muba mufite umudendezo kuko muri Yesu Kristo, kandi muramya Imana mu mwuka no mu kuri. Iyo muri Yesu Kristo, gahunda y'Imana nuko mwayiramiriza muri Yesu Kristo. Noneho nta torero na rimwe rya kidini ryakwiyitirira ibi.
nta muntu wakwiyitirira ibyo. Ni gute mwatinyuka kwiyitirira ibyo bintu? Gukora ibyo byaba ari umwuka wa antikristo, byaba ari kwiyambura Kristo, kumukuraho ikintu. Ntimushobora kubikora. Kristo niwe hantu honyine aho Imana ihurira n'uramye. Uyu munsi abantu bavuga, hari abantu bambwiye bati nta gihe gishize umuntu yarampamagaye i Beaumont, Texas, aravuga ati mugabo Branham, niba izina ryawe ritari mu gitabo cy'itorero ryacu ntuzajya mu ijuru. Murumva ibyo bintu? Ntimukizere ikintu nk'icyo. Abantu batekereza ko mugomba kuba umwe mu bagize itorero runaka, bitabaye ibyo ntimwajya mu ijuru. Ni ikinyoma. Kwizera ibyo ni antikristo. That's a good sign you are lost because it's taken away from what God did. Navuga ntimwizeye uwo mwuka muba muzimiye. Ni igihamya gifatika ko muzimiye, ko ukugabanya kuko Imana yakoze. Imana ntiyigeze ishyira izina ryayo mu itorero runaka, yarishyize mu mwana wayo Yesu Kristo. Igihe wowe n'umwana we babaye umwe, niho hantu nyakuri ho kuramirizwa. Nta rundi rufatiro rwo gushingiraho, nta rundi rutare. Kuri Kristo urutare rukomeye niho mpagaze. Ahandi hose ni umusenyi ushiraho. Amadini agiye gushongagwe, amahanga azahita, ariko wazahoraho iteka ryose. Umuntu ntashobora kubona ahandi hantu ho kuramiriza Imana, aho Imana yamusubiriza, nta na hamwe atari muri Yesu Kristo. Niho hantu honyine, ahantu honyine Imana yatoranyije gushyira izina ryayo, kandi niho hantu honyine ihurira n'umuntu kubwo kuramya. Murazimenye, mwizere ibibonetse byose. Mwitegereze, iminsi mikuru 7 yose y'Abayahudi yizihirizwaga ahantu hamwe. Ntibigeze na rimwe bizihiza umunsi mukuru hano ku bw'Abametodiste, n'undi hano ku bw'Ababatiste, n'undi hariya ku bw'Abapresbyterian, n'undi hano ku bw'Abagatolika, n'undi ku bw'Abaporoso. Iminsi mikuru 7 yose yizihizwaga ahantu hamwe. Ni urugero rw'isa hano. Tumaze kwiga ibihe 7 by'itorero, ubwo kwerekana ko Imana ihishe ibihe 7 byose by'itorero mu ijambo, ko buri gisekuru cy'itorero cyatanze igice cy'ijambo, kandi buri uko byatangaga ijambo kandi bikabona umucyo. Ni nk'uko neza neza abambere bahishuriwe ko bagomba kubatiza mu izina rya Yesu. Bakoze idini, kandi iryo ryapfiriye aho ngaho. Hanyuma Imana isanga undi muntu, ntiguma muri imwe muri iyo mihango n'imigenzereze. Ntacyo yakorana nabyo, ntacyononekaye mu Mana. Ijambo ry'Imana rirera ntirivangiye. Kristo niho hantu shingiro ho kuramiriza Imana. Ni Imana. All 7 feasts must be kept in this one place. Iminsi mikuru yose yagombaga kubera aho hantu. Bashoboraga gukora iminsi mikuru ahandi, ariko iyo minsi mikuru 7 y'umwaka yagombaga kubera ahantu hamwe. Niyo mpamvu ibihe 7 by'itorero byagombaga guturuka hamwe rukumbi. Yari Kristo wavugaga mu bisekuru byose by'itorero. Ni ukuri, urugero rw'ibihe 7 by'itorero, ariko babigize amadini. Noneho dusuzume urundi rugero. Ni urugero rwa Pasika rwashushanyaga Yesu. That's a type of the Passover, foreshadowed Jesus. We know to share the sacrifice of blood. Hano turabona igitambo cy'amaraso binyuze mu rupfu. Igitambo cy'amaraso cyari ahantu hashushanya Kristo. Ese idini ryashobora kuva amaraso? Mwibaze itorero riva amaraso, idini riva amaraso. Birumvikana ko bidashoboka. Byari ngombwa ko amaraso ava mu buzima. Certainly not. It's taken blood to bleed from a life. And the life, here Jesus comes in view by the Lamb. Kandi ubuzima hano Yesu agaragaye mu mwana w'intama. Umwana w'intama yari urugero rwa Kristo, kandi yashushanyaga Kristo kuko yari umwana w'intama w'Imana ugaragajwe na Yohana ukuraho icyaha cyo mu isi. Tubonye Yesu ugaragajwe hano mu Kuva igice cya 12. Mwitegereze, niho hantu honyine urupfu rutashoboraga kugera. Igihe urupfu rwabaga ruri hafi gutera igihugu, hagombaga kubaho ahantu hazwi. Ababaga batari munsi yaho barapfaga. Only one place. Ababaga batari munsi yaho barapfaga ahantu hamwe honyine. Noneho ntibyari bivuze ko yari inzu imwe gusa, ahubwo hari ahantu hamwe gusa. Niho honyine umwana w'intama yicirwaga, ahantu hari amaraso y'umwana w'intama. Marayika w'urupfu ntiyashoboraga kwica, kuko ariho hantu honyine Imana yari yashyize izina ryayo, kandi uwo mwana w'intama yari yaratoranijwe mbere. Umwana w'intama, mwitegereze, niho hantu honyine atashoboraga kwica. Kandi noneho niko bimeze uyu munsi. Hariho ahantu hamwe gusa urupfu rwo mu mwuka rudashobora kugera. Ni ijambo. Urupfu ntirwakwica ijambo, kuko ari ijambo rizima ry'Imana. Ariko igihe mushyizemo imigenzo, ijambo rirahunga, rizitandukanya nk'uko amazi atandukana n'amavuta. Ntushobora kubivanga.
nuko murabona igihe imigenzo yinjiye mu idini bose bakurikira imigenzo, hanyuma ijambo rikazima rikajya ku wundi muntu uzariteza imbere biruseho, rigafata intera riva mu gutsindishirizwa rijya mu kwezi kugeza ku mubatizo w'umwuka wera, rigasohoka muri ubu. Murabona inzira Imana yakurikiye iteza imbere izina ryayo kugeza ku iherezo mu buryo bumwe, kuko ari ijambo. Mwitegereze ntirishobora gupfa, ijambo ry'ubugingo ntirishobora gupfa. Mwitegereze ukuntu bitunganye. Marayika w'urupfu ntiyarabujijwe kwica ubwoko bukomeye bujijutse bwo muri Egiputa, ntiyarabujije kwica ubutaka bwera bwa Egiputa, inyubako zikomeye ba Farawo, abatambyi bo mu gihugu, ntiyarabujijwe kubica. Yashoboraga gusenya inyubako iyo ari yo yose, ahantu aho ariho hose, uwo ari we wese, ariko ntiyashoboraga kwica aho umwana w'intama yari ari. Urupfu ntirushobora gutera ahantu h'Imana yatoranyije, kandi ni mu mwana w'intama. Mwitegereze ntiyarabujijwe ndetse no kwica Isiraheli cyangwa abatambyi bayo b'Abaheburayo cyangwa rimwe mu madini yabo. Bose bagombaga kuba ahantu Imana yatoranije, aho yari yarateguye. Bitabaye ibyo bari gupfa. Torero aho mwaba muri hose, itsinda ubarizwamo iryo ari ryo ryose, kuri njye ntacyo bihindura. Ariko hari ikintu mugomba kumenya, mugomba kuba muri Kristo. Bitabaye ibyo murapfuye, ntimushobora kubaho hanze ye. Birashoboka ko itorero ryanyu ryaba inyubako nziza, birashoboka ko ishyirahamwe ryanyu ryaba ryiza nk'itsinda ry'abantu, ariko igihe muhakanye umubiri, amaraso, ijambo rya Yesu Kristo, muba mupfuye ako kanya. Igihe mukoze ibyo, niho hantu ho kuramirizwa Imana yatoranyije, niho izina ryayo riri neza neza, niho yahisemo gushyira izina ryayo, atari mu itorero ahubwo mu mwana Yesu Kristo. In the place of his choosing, in his lamb, and in the name of the lamb. Notice, it was a male lamb. Mwitegereze nono, umutekano uri gusa ahantu yatoranyije, mu mwana w'intama wayo, no mu izina ry'umwana w'intama. Mwitegereze, yari umwana w'intama, isekurume, ntabwo ari ishashi, ntabwo ari itorero, ahubwo izina rye bwite. Ahantu yajyaga guhura n'abantu hari mu izina rye bwite, we mwana w'intama. Now we say the church, the great mighty church. Ubu ngubu turavuga itorero rinini kandi rikomeye, ryakoze biriye, ryahangaye imihenge, twiyongereye mu mubare, turi benshi, turi itorero rikomeye, ni rinini. Ariko Imana ntiyigeze ivuga undi muntu, yavuze we, ni we, hantu ho guhurira, umwana w'intama, atari itorero. Not her name, but his name. He didn't put her name anywhere, he put his name. Ntabwo ari izina ry'undi muntu, ahubwo ni izina rye bwite. Nta handi hantu yashyize izina rye, yashyize izina rye muri we. Niyo mpamvu icyo dukoze cyose, mu magambo cyangwa mu bikorwa, tugomba gukikora mu izina rye Yesu Kristo. Nidusenga, dusenge mu izina rya Yesu Kristo. Nidusaba ikintu, tugisabe mu izina rya Yesu Kristo. Nitugenda, tugende mu izina rya Yesu Kristo. Nituvuga, tuvuge mu izina rya Yesu Kristo. Nitubatize, tubatize mu izina rya Yesu Kristo. Icyo dukoze cyose, mu magambo cyangwa mu bikorwa, tugikore mu izina rya Yesu Kristo. Rimwe umuntu yarambwiye turi kuganira, yaravuze ati mwene data Branham, umugore wanjye yaravuze ati yitwa runaka, n'umuvuga butumwa, ashobora kuba yicaye hano nonaha. Hanyuma aravuga ati umugore wanjye afite izina ryanjye, ndashaka kuvuga gusa Jones, kuko ntabwo yari Jones. Hanyuma aravuga ati noneho ntabwo ahatiwe kubyuka buri gitondo angafata umweyo, avuga ati ubu ngubu ndi gukubura mu izina rya Jones, kandi ndi koza ibyo mu izina rya Jones. Yaravuga ati sintekereza ko duhatiwe kuvuga izina runaka. Ndavuga nti ndizera ko bikwiriye, nuko mbikuzinga imyenda mu izina rya Jones. Hanyuma aravuga ati noneho ntakeneye kuvuga ibyo, akora byose kwitangira ni mu izina rya Jones. Ndavuga nti ariko ntabwo uri gutembera mu muhanda aribwo wamutwaye uvuga uti wino Jones. Byabanje kunyura mu muhango w'uko ahinduka muka Jones. Bitari ibyo mubana mu busambanyi, kandi niba mwarabatijwe mu bundi buryo butari ubwo mu izina rya Yesu Kristo, n'umubatizo w'ubusambanyi utari muri Bibiliya. Hanyuma icyo mukoze mu magambo cyangwa mu bikorwa, mugikore mu izina rya Yesu, ariko mugomba kubanza kuza mu izina rye. Hari abagore benshi beza muri iki cyumba muri uyu mugoroba, abagore beza, abagore bakiranuka, ariko hariho umwe gusa, Madamu William Branham, niwe dutahana mu rugo, niwe mugore wanjye.
hariho abagabo beza muri iyi si, amatorero meza, ariko hariho madamu Yesu Kristo umwe gusa, kandi ni kubwe aje. Niho hari izina rye, niho hari kuramya kwe muri we, ndetse muri we gusa. Ni ukuri, yego rwose, turabona ko ari ukuri, turabona ko ari ukuri. Noneho niyo mpamvu twe icyo dukoze cyose mu magambo cyangwa mu bikorwa tugikora mu izina rya Yesu Kristo. Hari indi zina munsi y'ijuru agakiza kabonerwamo hanze y'izina rya Yesu Kristo. Ni mu byakozwe n'intumwa igice cya 4 aravuga hati, mumenye ko nta rindi zina munsi y'ijuru umuntu yakirizwamo atari gusa mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. I hope you get it. Amen. Ndizera ko musobanukiwe izina rya Yesu Kristo. Byose hejuru y'amajuru hafite izina rye, ibyo mu ijuru byose byitwa izina rya Yesu, niko Bibiliya ivuga. Hari n'ibyo ku isi byose byitwa izina rya Yesu. Dore izina Imana yatoranyije naho yarishyize. Niho hantu hayo ho kuramirizwa muri Yesu Kristo. Noneho tuzi ko ari uko bimeze, nta handi hantu ho kuramiriza hatari muri we. Hari indi zina munsi y'ijuru abantu bagomba gukirizwamo. Izina rye ni izina ry'ubucunguzi ry'Imana. Imana yitwa Yehova Ire, Yehova Rafa, Yehova Ire, Imana ibabarira ibyaha byawe byose. Yehova Rafa, Imana ikiza indwara zawe zose. Yazigize ibyitiriro byinshi, ariko ifite izina rimwe ry'ubucunguzi ryahawe abantu, kandi ni izina rya Yesu. Dore izina rye yatoranyije gushyira, yarishyize muri Kristo. Andi mazina yose y'amatorero y'imihango y'ibyitiriro kuyishingikirizaho ni urupfu. Nimushingira ku itorero ry'Abametodisiti kugira ngo ribajyane mu ijuru, murazimiye. Kandi itorero ry'Ababatisiti, Abaluteriyani, Abaperesibiteriyani, Abagatulika cyangwa irindi iryo ari ryo ryose, nimushingira ku mazina yayo cyangwa ibyitiriro byayo cyangwa ku mihango yayo, murazimiye. Ntimushobora kuramya mbere y'uko winjira ahantu ho kuramirizwa. Amen. Niho hantu gusa Imana ihurira n'umuramyi. Niho hantu yatoranyije gukira izina ryayo. Ahandi hose nimuhishingikiriza muzapfa. Ikindi gicucu cya Yesu hano nabyanditse, umurongo w'ibyanditswe, ndetse byanditswe hano ko agomba kuba ari nta nenge. Ahantu ishyira izina ryayo, uyu mwana w'intama agomba kuba ari nta nenge. Now, what denomination system can you pin this to? Noneho nirihe dini cyangwa nirihe shyirahamwe twabyitirira? Nirihe torero ry'Abagatulika, ry'Abaporoso, ry'Abayahudi, ibyo ari byo byose bidafite ikizinga kuri ryo? It's all rejected and refused, but there is a place. Hallelujah. Ibi byose byarahakaniwe kandi birangwa, ariko hariho ahantu. Haleluya. Aho hantu ni muri Yesu Kristo. We nta nenge afite, muri we nta nenge yarimo. Ibyo ntimwabyiyitirira. All these people try to do so. Aba bantu bose bagerageza kubikora, bavuga ko amatorero yabo nta nenge afite n'ibindi. N'abatizera bacumurira mu ijambo, Abanyalaodikiya bapfuye igice, bakunda imihango, ariko ntabwo ari ukuri. Ariko na Pilato ubwe, umwanzi we yaravuze ati, nta cyaha mbonye kuri we. Umwanzi we bwite yahamije ko nta cyaha yamubonyeho, nta cyaha mwamubonaho. Abwira abatambyi bo mu gihe cye, ninde muri mwe wanshinja icyaha? Ninde wanyemeza ko ndi umunyabyaha? Munyereke itorero rimwe ryavuga ko ritigeze na rimwe rikora ikibi. Ni ukuri, nta na rimwe. Cyangwa ritigeze rikora ubwicanyi n'ibindi byose twasanga mu mateka cyangwa hafi aho, nyamara bakomeza kubyiyitirira. Oya, ahantu ho guhura n'Imana kubwo kuramya ntabwo ari mu mugenzo cyangwa mu idini runaka. Inshuti zanjye, sinshaka kubakomeretsa, ariko mpagarariye ubutumwa, kandi ubwo butumwa ni ukuva muri uwo mwanda. And that message has come out of this mess. And if I ask you to come out, where am I going to take you to? Ndamutse mbasabye gusohoka, nabajyana he? Nabajyana mu ngando ya Abrahamu, naye nuko ifite ibyaha kuruta n'izindi ngando. Ariko hari ahantu nabajyana, aho mutekanye murinzwe ngo mudapfa. Ni muri Yesu Kristo, ahantu ho kuramirizwa h'Imana. That's the place I'm introducing to you tonight.
dore ahantu mbazaniye mw'uyu mugoroba, aho Imana yashyize izina ryayo, aho yasezeranye guhurira na buri muntu uzahinjira. Kuramya no kwishimana nawe ni muri Kristo, atari mu itorero, atari mu ngando, ahubwo ni muri Kristo. Niwe ngando y'Imana, niwe hantu Imana yinjiye ubwayo kandi ituramo. Uyu ni umwana wanjye mukundwa, nishimira guturamo. Niho Imana yashyize ubuturo bwayo, aho yazanye izina ryayo ikarishyira Yesu Kristo. Therefore his name was put in a man, his son, Jesus Christ, in which he tabernacled himself. And in that tabernacle, or in a type, the old Jerusalem. Nuko izina ryayo ryashyizwe mu muntu, umwana wayo Yesu Kristo, uwo yashyize mu buturo bwayo, kandi muri iyo ngando, cyangwa kuko mu ngero, Yerusalemu ya kera, iminsi mikuru ya kera, urusengero rwa kera, byari ingero. Igihe umwotsi winjiyemo, umunsi isanduku y'isezerano yinjiye, ishyirwa mu mwanya wayo, ijwi ry'Imana ryarahumvikaniye. Nk'uko ijwi ry'Imana ryumvikanye ubwo ryinjiraga mu ngando, Yesu Kristo, mu by'ukuri isezerano rya kera, kamere ya kera, byari urugero n'igicucu kirishya. Kandi igihe yinjiye muri Kristo, yaravuze iti, uyu ni umwana wanjye mukundwa, nishimira guturamo, kandi nzatoranya ahantu nzashyira izina ryanjye. Naho nzahurira n'umuntu, naho nzaramirizwa. Imana yatoranyije ahantu, atari mu itorero ry'idini, ahubwo ni muri Yesu Kristo. Ni ukuri, hagomba ndetse nk'uko nabivuze kuba ari nta nenge. Ibi nta dini ryabyiyitirira, niba hari amadini abikora, niba antikristo. Noneho turabona hano, mwitegereze ikindi gicucu cye. Umwana w'intama agomba kurindwa. Ibi biri mu Kuva 12, niba muri kwandika Kuva 12:3 kugera kwa 6. Umwana w'intama agomba kurindwa igihe cy'iminsi 4 kubwo kugeragezwa, kugira ngo barebe niba akwiriye gutambwa. Agomba gufatwa agasuzumwa inshuro nyinshi mu gihe cy'iminsi 4, kubwo kureba niba afite inenge, kubwo kureba niba afite uburwayi, kubwo kureba niba nta kintu kitagenda neza afite. Igomba kurindwa iminsi 4. Noneho nzi umuntu watekereza ko wenda yatambwaga ku munsi wa 14, ariko mwibuke bafataga umwana w'intama ku munsi wa 10 w'ukwezi, bakamutamba ku munsi wa 14 w'ukwezi. Murabona, yarindwaga mu gihe cy'iminsi 4. Now, Jesus, God's name lamb, kandi Yesu, izina ry'umwana w'intama w'Imana, yinjiye i Yerusalemu, kandi yasohotse gusa nyuma y'urupfu rwe, guhambwa kwe no kuzuka kwe. Yarindiwe imbere y'abamuneguraga iminsi 4 n'amajoro 4. Nibwo Pilato yavuze ati, nta cyaha mubonaho. Mbega uburyo byashushanyaga mu buryo butunganye umwana w'intama mu minsi 4, kurindwa mu minsi 4. Ubwo nibwo Pilato yavuze ati, nta cyaha mubonyeho. Ikindi gicucu cye, nta gufa rye na rimwe ryashoboraga kuvunika. Iyo bicaga inyamaswa nk'igitambo, nta gufa na rimwe bagombaga kuvuna. Bitabaye ibyo, ntikeme kandi bari bazamuye inyundo kubwo kuvuna amagufa y'ibirenge bya Kristo. Igihe bavuze bati yamaze gupfa, bamucumita mu rubavu, babona amaraso n'amazi. Mwitegereze nanone ikindi gihebuje hano, ntabwo nifuza kubyirengagiza, ko yarashushanyije mu maturo, ituro ry'ifu. Nibuka ko igihe kimwe hari ishuri muri Bibiliya bitaga ishuri ry'abahanuzi, kandi ryari ishuri rito. Hanyuma umunsi umwe Eliya ajyayo. Kuri iryo shuri bamubwira bati, twe bamusaba kugenda bavuga bati, iyo iri hano haba hari igitsure cyane. Rero bashakaga ko agenda. Hanyuma bajya kumushakira ibyo kurya. Nuko itsinda ry'abatambyi cyangwa abahanuzi bajya gushaka amashaza kugira ngo bamutegurire ifunguro. Nuko bagiye batoragura itaburiya nini yuzuye. Hanyuma bagarutse, byari bihaza, byari uburozi, babisuka mu nkono, isupu irabira. Hanyuma umuntu aravuga ati, ye baba we, urupfu ruri muri iyi nkono, ntitwashobora no kurya. Hanyuma Eliya aravuga ati, munzanire urushyi rw'ifu. And Elijah said, bring me a handful of meal. And he took the meal and threw it into the pot and said, eat. Nuko afata ifu aminjagira mu nkono, aravuga ati, murye, inkono yakize. Ituro ry'ifu ryari Kristo. Buri ngasire yagombaga gushyirwa ahantu hamwe, kandi agace kose k'ifu kagombaga kuba ahantu hamwe kubw'ituro ry'ifu. Ikerekana ko ari umukiza, arasimbuza, agakuramo urupfu hanyuma agashyira mu buzima, binyuriye mu mategeko abiri. Haleluya! Ahantu hari urupfu, iyo Kristo ahinje, ubuzima burinjira. Ko yari ejo n'uyu munsi ni kari, kandi nikazahora iteka. Kandi ahari urupfu hahinduka ubuzima, kuko hinjiye mu Kristo, ituro ry'ifu. Mbega isomo rikomeye riri muri ibi bintu, iyo abatwari dufashe umwanya tukabyinjiramo mu burebure. Noneho mwitegereze, nta jambo na rimwe ry'igicucu ryaneshejwe. Not one word ever failed of the shadow. Everything typed perfectly. He's God's chosen place of worship. Byose byari urugero rutunganye. Niwe hantu ho kuramirizwa Imana yatoranyije, kandi hari izina ry'Imana, niwe jambo ry'Imana, kandi niwe zina ry'Imana. Yesu ni ijambo ry'Imana, akaba ni izina ry'Imana icyarimwe. Yari ijambo ryambaye umubiri, kandi yari ijambo ry'Imana, umwana w'intama w'Imana, izina ry'Imana, yari Imana.
dore icyo yari cyo, ahantu hatoranijwe kandi honyine ho kuramiriza Imana. Kandi Imana ntiyemeranya n'ahandi hantu uretse gusa muri Yesu Kristo. Ntimushobora kwihamiriza aho ariho hose. Yaravuze iti bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Uyu munsi dufite imihango, imigenzo n'ibindi byigisha ko ibi ariyo nzira, kandi ko biri ariyo nzira. Kandi Yesu yaravuze ati ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, kandi ntawe ujya ku Mana ntamujyanye. Mu yandi magambo, ndi irembo ry'intama, abo hanze bose ni abajura. Niwe nzira yonyine, niwe rembo, niwe nzira, n'ukuri n'ubugingo. Ibirimo gusa irembo rimwe, ahantu hamwe, kuramya kumwe, izina rimwe. Byose bifitanye isano na Yesu Kristo. Isezerano ryose rya kera rifitanye isano nawe, isezerano rishya rifitanye isano nawe, kandi itorero uyu munsi rifitanye isano nawe binyuriye mu ijambo ry'itegeko rye. Nta handi hantu hariho, nta rindi zina, nta handi hantu Imana yasezeranije guhurira n'umuntu atari gusa muri Yesu Kristo, ahantu ho kuramiriza yatoranyije. Mwitegereze, Imana yasezeranyije guhura n'abayiramya bayo aho hantu gusa, kandi ni kubw'amahitamo ye bwite, atari kubw'amahitamo yacu, atari kubw'igitekerezo cyacu, ahubwo ni kubw'igitekerezo cye, amahitamo ye. Hani niho hantu yashyize izina rye, ahantu yatoranyije. Noneho tumenye aho izina rye ryari riri, iryo yahisemo kubw'amahitamo ye bwite. Noneho tubonye ko yashyize izina rye, bivuze muri Yesu Kristo. Nta handi hantu hariho, hari indi zina ririho. Murabyishimiye? Muvuge muti amina. Noneho igihari nuko nitumenya aho hantu, ahantu ho kuramiriza nta handi hemewe uretse gusa muri Kristo. Mushobora kwihana, mushobora kubikora, ariko ntimuba muri kuramya, muba musaba imbabazi. Petero yaravuze ati umunsi wa Pentekote, igihe babonye bose bari kuvuga mu ndimi kandi hakorwa ibikomeye n'ibitangaza, barabanegura. Nicyo itorero ryakoze, riravuga riti aba bagabo basinze vino, baritwara nk'abantu basinze. Mariya w'isugi n'abandi bose bari hamwe, bari 120, kandi basakuza nk'abasinze, bavugaga mu ndimi kandi bitwara mu buryo budasanzwe. Abantu baravugaga bati aba bagabo basinze vino, ariko Petero arahaguruka aravuga ati bagabo bene data, aba bagabo ntibasinze kuko bari isaha ya 3 y'umunsi, ahubwo ibi ni byavuzwe n'umuhanuzi Yoweri ngo Imana iravuze iti uku niko bizaba mu minsi y'imperuka, nzasuka ku mwuka wanjye ku bantu bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura, ndetse n'abaja banjye nzabasukira ku mwuka wanjye, nzashyira amahano mu ijuru, nshyire n'ibimenyetso mu isi hasi, amaraso n'umuriro no gucumba umwotsi, mbere y'uko umunsi ukomeye kandi uteye ubwoba w'Uwiteka uza. Kandi umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Bumvise ibyo bibacumita mu mitima, barabaza bati bagabo bene data, mbese tugire dute? Petero arabasubiza ati nimwihane, umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwa impano y'Umwuka Wera, kwisezerana ari iryanyu n'abana banyu. None nicyo tubonye. Noneho turashaka kumenya uko twinjira muri we. Ni gute binjira aho hantu ho kuramiriza? Akorinto ba mbere 12 bakemuye ikibazo, kuko kubw'umwuka umwe, atari kubw'itorero, atari kubw'imihango, atari kubw'umwungeri, atari kubw'umusenyeri, atari kubw'umupadiri, ahubwo kubw'Umwuka Wera umwe, twese twabatijwe mu mubiri umwe. We are all baptized into one body, which is the body of Jesus Christ. Ariwo mubiri wa Yesu Kristo, kandi twavuye mu mpano zose ziri muri uwo mubiri. Nukuri, atari mu guhuza, atari mu gukora imihango, atari kwishyira hejuru, atari kwitura hasi, atari gutanga ikiganza cyangwa ikindi kintu cyose, ahubwo ni kubwo kuvuka twabatijwe mu mubiri wa Yesu Kristo. Amen. Kubw'Umwuka Wera umwe twabatijwe mu mubiri umwe. Uwo mubiri ni uwuhe? Kwitangiriro hariho Jambo. Jambo we yahoranye n'Imana, kandi Jambo yari Imana. Jambo yabaye umuntu abana natwe. Ni gute twaba muri uwo mubiri hanyuma tukahakana Jambo, cyangwa tukarishyira ahantu runaka hatari muri uwo mubiri? Ni gute twakora ibyo? Mwitegereze, ni igihe mwatijwe muri we. Igihamya cy'ukuri nuko mumwizera we Jambo. Ni gute mwaba igice cye hanyuma mukamwihakana? Ni gute nahakana ko iki kiganza cyanjye atari icyanjye? Nkoze ibyo, mu mutwe wanjye haba hari ikintu kitagenda, ko mpakana ko ari ikiganza cyanjye.
akana ko ari ikirenge cyanjye. Noneho mu buryo bw'umwuka hari ikintu kitagenda kumwizera uhakana ijambo iryo ari ryo ryose ry'isezerano Imana yavuze. Mu buryo bw'umwuka hari kitagenda kuri uwo muntu wita ko ari umwizera. Ntimushobora guhakana inyuguti n'imwe kuko mwahindutse igice cyabyo, buri gice cye kuko mwabatijwe muri we kubw'umwuka wera wabinjije mu mubiri wa Yesu Kristo. Mbega ukuntu ari byiza! Imana yari ifite ahantu runaka yahuriraga na Aburahamu, kandi niho Aburahamu yaharamirizaga mu isezerano, kandi ijambo ryasezeranywe rizasemurwa nawe muri mwe. Mwabyumvise, ijambo yasezeranije gusohoza mu minsi murimo. Muzaba urwandiko rwanditswe n'Imana, rusomwa n'abantu bose. Imana yakoze muri mwe atari cyo mwishushanya kizavuga cyane kurusha icyo mwakishushanya. Imana yaravuze dore ibimenyetso bizagumana n'abizera nimwe muvugwa. Yavuze kuri iki gisekuru uko kizaba kimeze uyu munsi. Abizera bo muri iki gisekuru bagomba kwizera ibi, ibyo yasezeranije uyu munsi, nk'uko abantu bagombaga kwinjira mu nkuge kugira ngo barokoke, kuva muri Egiputa kugira ngo barokoke. Bagombaga kwinjira muri Kristo kugira ngo bakizwe nonaha, kwinjira mu butumwa bw'ijambo, kuko uko yari ejo n'uyu munsi niko ari kandi nikazahora iteka. Mwinjiramo mute? Binyuriye mu mubatizo. Uwuhe mubatizo? Umubatizo w'amazi kubw'umwuka wera, kubw'umwuka umwe. Twabatijwe twese mu mubiri umwe, kandi ijambo ryayo yasezeranyije ntimugomba kurisobanura. Niba urisobanura bibanyuriyemo nicyo mukora. Ibyo yasezeranye gukora, itorero rimukurikira rizasa nawe kugeza ubwo abantu bazarimenya. Mwitegereze Petero na Yohana igihe babajijwe ikibazo ku muntu bakijije indwara ku irembo ryiza. Bavuze ko babonye abo batambyi, babonye ko bari abantu b'injiji, ariko bamenye ko bagendanye na Yesu. Kubera iki? Bakoraga ibintu nawe yakoze, yitaga ku mirimo ya Data, kandi uyu munsi bigomba kuba bityo. Noneho mwibuke uko yari ejo n'uyu munsi ni kari, kandi niko azahora n'iteka. Imana ihura namwe muri yo, ahantu hamwe hariho, kuko ariho yatoranyije gushyira izina ryayo muri Yesu. Yesu ni izina ry'Imana. Mwibuke Data, Mwana, Umwuka wera ni inyito z'izina Yesu Kristo. Igihe Matayo yavuze ati mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana w'Umwuka wera. Mbega ukuntu bisobanuwe nabi uyu munsi. Baravuga bati mu izina rya Data, izina ry'Umwana, izina ry'Umwuka wera. Nta nubwo byanditse, ni mu izina, mu buki rya Data n'Umwana n'Umwuka wera. Data ntabwo ari izina, Umwana ntabwo ari izina, Umwuka wera ntabwo ari izina, ni inyito. Iminsi 10 nyuma yaho, Petero yarahagurutse aravuga ati nimwihana umuntu wese muri mwabatizwe mu izina rya Yesu Kristo. Noneho yakoze ibyo atari yamubwiye, yakoze ibyo yari yamubwiye. Izina rya Data, Umwana n'Umwuka wera n'Umwami Yesu Kristo. Buri muntu wese mu isezerano rishya yabatijwe mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Nta muntu n'umwe muri Bibiliya wabatijwe mu nyito za Data, Umwana, Umwuka wera. Ibyo ntibyigeze bibaho mbere y'uko binjiza inyigisho y'Inikeya i Roma. Byabaye itegeko ry'itorero Gatolika, kandi icyo kintu kimwe tukibona gihamirijwe muri Gatigisimu. Ndarifite, ni ukuri kukwizera kwacu n'ibindi. Wari imihango y'Abagatolika b'Abaroma. Bazababwira ko itari muri Bibiliya, ariko bavuga ko bafite ububasha bwo guhindura ariya magambo babishatse kubera Papa. Sinemeranya nabo. Yesu Kristo ariko yari ejo n'uyu munsi ni kare kandi nikazahora iteka. Ndetse Yesu yaravuze ati umuntu wese uzakura ijambo muri Bibiliya cyangwa kongeramo ijambo rimwe, umugabane uzakurwa mu gitabo cy'ubugingo. Ijambo rimwe, atari interuro rimwe cyangwa igika kimwe, ahubwo ni ijambo rimwe. Umuntu wese uzakura ijambo rimwe. Ku itangiriro Imana yakomeresheje ubwoko bwayo n'ijambo ryayo. Ijambo rimwe risobanuye nabi ryateje impfu zose, imitima yose ibabaye, imibabaro yose. Eva ntiyasuzuguye interuro, ahubwo ni ijambo yasuzuguye. Igihe Yesu yaje hagati mu gitabo, hariya yari itangiriro ry'igitabo. Igihe Yesu yaje hagati mu gitabo, yavuze iki?
handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Iherezo ry'igitabo Ibyahishuwe igice cya 22 umurongo wa 18, igice cya nyuma cya Bibiliya, Yesu ubwe aravuze ati, nihagira umuntu ukura ku magambo y'igitabo cy'ubugingo cyangwa kongera ijambo rimwe, umugabane we uzakurwa mu gitabo cy'ubugingo. Wari umuhanuzi w'ikinyoma kandi yahaye abantu gusobanura ububi, ndetse azabazwa amaraso yabo kubwo gukora ibyo. Tugomba kugumana aho hantu ho kuramiriza, bisobanuye Yesu Kristo jambo, uko yari ejo n'uyu munsi ni kare kandi nikazahora iteka. Amen. Remember, there's no other meeting place to worship. Not a place. God shows it. John, way back yonder at the tie between the New and Old Testament. Listen close now. Ni byiza mwibuke, nta handi ho guhura kubwo kuramya, nta handi. N'Imana yahatoranije. Hashize igihe Yohana mu gihe kidasanzwe hagati y'isezerano rishya n'irya kera. Mutege amatwi noneho mukurikire neza. Umunsi umwe Yohana, ikizu gikomeye n'amababa yacyo arambuye, yagiye mu butayu aguruka, ahagarara kuri Yorodani. Umuhanuzi ikizu ukomeye wahuzaga isezerano rya kera n'irishya ahamagara abantu hirya no hino, ashyiraho umunsi wo kwihana. None abafarisayo n'abasadukayo baraza, arababwira ati, ntimwibwire ubwanyu ngo dufite data Aburahamu, kuko ndababwira ko muri aya mabuye Imana ishobora guhagurutsamo abana ba Aburahamu. Mbega atangiye kuvuga ubutumwa bwe, agira ati, hari uri hagati yanyu mutazi, sindamumenya, ariko nzamumenya naza. Ntabwo nkwiriye gufungura udushumi tw'inkweto ze, ariko azababatirisha umwuka wera n'umuriro, kandi afite intara ye mu kiganza cye, asukura imbuga ye neza, kandi azatwika umurama mu muriro utazima. Icyo kizu gikomeye cy'ubutumwa cyari aho kiba cyaha bikomeye. Nuko umwanda urasohoka, nako Herode umwami w'abami w'icyo gihe, umubwiriza wari warashatse umugore wa mwene se. Ese mushobora kwiyumvisha ko ikizu gikomeye cy'ubutumwa bwiza cyaceceka imbere y'ibintu nk'ibyo? Hari abavuze bati, uramenye ntiwigishe kwishakana n'itandukano ubu ngubu Yohana, kuko Herode ahari ajya kubimubwira imbona nkubona ati, ntiwemerewe gutunga uwo mugore. N'ibyo yari iki? Yari cya kizu kigurutse mu butayu. Ntiyari yaratojwe mu bwoba bw'umuntu cyangwa igitsure cy'idini runaka, ariko yari yaratojwe mu mbaraga z'Imana ishobora byose, kugira ngo agenzure ibikwiriye. Yari azi ibiranga Mesiya. Haleluya! Iri jambo rivuze ngo icyubahiro ni icy'Imana yacu. Nitinya, sinigeze ngira umuntu nabi kugeza n'ubu, sindengereye, nzaho mpagaze. Iyo mutekerejeho icyo kizu gikomeye cyageze hariya, kiguruka kigaturizaho, aravuga ati, nzamumenya naza. Umunsi umwe yarahagazeho abwiriza, abatambyi bari mu rundi ruhande baravuga bati, ushaka kuvuga ko hazaza igihe aho igitambo gihoraho kizakurwaho, iyi nganda ikomeye twubatse, umuntu wose twakoze n'amadini yacu akomeye? Aravuga ati, hazaza igihe aho ibyo byose bizasenywa. Aravuga bati, ntibishoboka, uri umuhanuzi w'ikinyoma. Hanyuma areba iruhande rwe, aravuga ati, dore arahari, nuko ahantu Imana yatoranyije ho kuramiriza, dore umwana w'intama, umwana w'intama nyakuri ukuraho icyaha cyo mu isi. Yavuze ati, dore abametodisite baraje, dore ababatisita baraje, cyangwa abagatolika. Yaravuze ati, dore haje umwana w'intama w'Imana ukuraho icyaha cyo mu isi. Ubuhungiro bumwe buriho, ni muri uwo mwana w'intama w'Imana. Ni muri we gusa hari agakiza, si mu itorero, mu mihango, mu bwoko, muri data, muri mama, mu muntu wera, cyangwa mu kintu icyo ari cyo cyose. Ahantu hera ni mu Mana yera, umwami Yesu Kristo, aho Imana yashyize izina ryayo ikiremwa muntu kubw'ubucunguzi, uwatwishyuriye ikiguzi tw'abanyabyaha. Niyo honyine hari agakiza. Dore urutare nshinzweho. Yohana yaramumenye, yaravuze ati, sinari muzi igihe namubonye aza, ariko hariya nigi, atari mu iseminari nka se, atari mu mutambyi yigishijwe, ahubwo ni mu butayu, aho yari ari mu iseminari ya teolojiya y'Imana ishobora byose, ahategereje ijambo ry'Imana. Atari iby'agatsiko k'abantu bahimbye, ahubwo ni icyo Imana yari yarabivuzeho. Kandi Yohana yubuye amaso, abona umwuka aje, aravuga ati, ndahamiriza ko ari we.
mbega dore ahantu hanyu ho kuramiriza, dore uburuhukiro bwanyu, dore umwana w'intama w'Imana ukuraho icyaha cyo mu isi, atari mu itorero, atari imigenzo n'ikindi icyo ari cyo cyose, ahubwo ni umwana w'intama w'Imana ukuraho icyaha cyo mu isi. Murabona uburyo Yohana yabikoze. Ntiyavuze ati ni mwebwe bafarisayo mufite ukuri, mwe basadukayo n'abaherode. Yaravuze ati dore umwana w'intama, dore ahantu afite izina, niwe nta rindi zina munsi y'ijuru. Murebe icyo Yesu yavuze kuri Yohana. Noneho umunsi umwe Yohana yatumye abantu kureba icyo yakoraga. Yesu yamuvuze ati yari uwo mucyo ukomeye urabagirana, kugira ngo abereke inzira itunganye bagombaga kunyuramo mbere yo kuza kwe kwa mbere. His first advent. Listen close. Don't miss it. Jesus said, John mwumve neza ibyo ntibibacike. Yesu yavuze ko Yohana yari wa mucyo. Maraki 3. Nta kwibeshya. Umuhanuzi ufite umucyo ukomeye urabagirana yagaragaje Yesu ko ari we gusa, umwana w'intama. Abandi bana b'intama bavugwaga n'abo batambyi n'ibindi nk'ibyo ntacyo byari bimaze. Umwana w'intama yari ahari, umuntu ufite umucyo ukomeye urabagirana, ari we. Yesu yavugaga ko ari we uwo. Maraki 3 yaravuze ati nzatuma integuza yanjye zambanziriza ntunganyiriza inzira, kandi wantumye gutunganya inzira. Yagaragaje ko ari we aho hantu. Niwe nta kwibeshya, niwe. Ndabona ikimenyetso kimukurikiye, nzi ko ari we. Umucyo umanutse mu ijuru uza kuri we. Yarahamirijwe ko ari we. Noneho mwene data, ndashaka kubasaba ikintu kugira ngo nsoze. Twavuga gutya muri Maraki 4 twasezeranyijwe ikindi kintu. N'inkingi y'umuriro izakurikira ubwo kwereka itorero riri mu buyobe uyu munsi ko ari Abaheburayo 13:8, uko yari ari ejo n'uyu munsi ariko ari kandi ariko azahora iteka. Twasezeranyijwe undi uzava mu butayu aguruka. Amen. That's exactly the truth. How fitting in Matthew it is to Luke 17:30, where the Son of Man Eagle will be revealing himself to bring to know all other worship places such as denominations and so forth. Hamadini n'ibindi. Imana yitoranije ahantu hayo. Yohana yaravuze ati nguwo, kandi twasezeranyije ikintu kimwe uyu munsi. Maraki 4 ugarura imitima y'abantu. Bisobanuye ko atapfuye, ko ibi bintu atari iby'ikindi gisekuru. Umubatizo mu izina rya Yesu Kristo atari ibyo mu gihe cyahise, ahubwo ko ari wa wundi ubungubu kuburizamo ahandi hantu hose ho kuramiriza. Dore icyo kizu cyo mu minsi ya nyuma kigomba gukora, kwerekana ko ibisigaye byose ari ubupfapfa, ko idini ari ubupfapfa. Kandi aberekana none n'ikimenyetso kimwe yakoraga, ko ari uko yari ejo n'uyu munsi ari kare, kandi ariko azahora iteka. Haleluya. Kandi mu byahishe 4:7 dufite ibizima bine tumaze kwiga. Icya mbere cyari dukurikije ibyo twabonye, cyari intare. Cyari kizima cya mbere cyaje gukuraho gukabirizwa k'uwo munsi, intare yo mu muryango wa Yuda. Nyuma yacyo haza ikindi kizima, ariko twabonye ko ikizima cyakurikiye cyari ikimasa, itungo ryikorera imitwaro, igitambo. Mu minsi y'urusengero rw'Abaromani itorero ryarazimye. Igitambo cyaje nyuma n'umuntu, cyari kizima gifite ishusho y'umuntu, kandi uwo yashushanyaga abagorozi, ubwenge bw'umuntu, teolojiya n'ibindi nk'ibyo. Ariko ikizima cya nyuma cyagombaga kuguruka, ikizima cya nyuma cyagombaga kuza, bivuga ko cyari ikizu kiguruka. Haleluya. And the prophet said, in this day it shall be light. Kandi umuhanuzi yavuze ko muri iyi minsi umucyo uzagaragara. Mbega muri iyo minsi umucyo uzagaragara. Habayeho umunsi w'abagorozi, habayeho umunsi wari igicucu, cyakwita umunsi cyangwa ijoro. Ariko mu gihe cy'umugoroba, mu gihe cy'ikizu, umucyo uzagaragara. Inzira y'ubwiza muzabona by'ukuri ni ukunyura mu mazi ariho umucyo w'uyu munsi. Hambwe mu izina rya Yesu, basore namwe basaza, mwihana ibyaha byanyu byose. Umwuka wera azababatiza by'ukuri, kuko imicyo ya nimugoroba yaje. Yego, nibyo bigaragaza ko Imana na Kristo ari umwe. Amen. Mu gihe cy'umugoroba, umugoroba uzagaragara ahantu hamwe hatoranijwe n'Imana ho kuramirizwa. What's this message come to? What's he going to do? Ubutumwa bwaje gukora iki? Uzakora iki? Kandi ku munsi wabwo, mu gihe cy'umugoroba,
umucyo uzagaragara kandi n'iki kubwo kwakira abana bayo batashe mu gihugu cy'isezerano nyakuri, ku kimenyetso kimwe cy'inkingi y'umuriro cyayoboye abana b'Isiraheli mu butayu, ahantu hatoranijwe n'Imana ho kuramirizwa Yesu Kristo. Niho hantu gusa niryo zina rye gusa Imana ifitemo agakiza, niryo zina yahaye umuryango wo mu ijuru mu gihe rikiri ku isi, izina rya Yesu Kristo. Torero, bwoko, nshuti munyabyaha, nimugire ikindi mwishingikirizaho uretse Yesu Kristo. Mwishingikirize ku mubwiriza uwo ari we wese, nimugire undi muntu mwishingikirizaho ngo abakize. Nimwishingikirize ku itorero runaka cyangwa imigenzo cyangwa idini, mwiyegurire gusa Yesu Kristo kuko ari we mucyo w'igihe. Reka twunamishe imitwe yacu. It shall be light about the evening time, the path to glory mu gihe you cy'umugoroba will umucyo surely uzagaragara, find. inzira y'ubwiza In the waterway uzabona by'ukuri. is the light N'ukuri mu mazi today, ariho mucyo w'uyu buried munsi, in muhamwe mu the izina ryiza precious rya Yesu. name of Jesus. Young and old, repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in. basore namwe basaza, The mwihana ibyaha evening byanyu lights byose, have come. umwuka wera azabazaho It is a by'ukuri. fact Imicyo ya that nimugoroba God yaje, and Christ yego are ibyo bigaragaza one. ko Imana na Kristo ari umwe. Oh, brother, sister, if you haven't repented yet, if you haven't been baptized in the name of Jesus Christ, would you make that start tonight? Would you give God the opportunity to welcome you into the place where you can worship Him? Remember, outside of there is no place that God promised to meet you and welcome your worship. You say, Brother Branham, I worship just as sincere, so did Cain. ndamya by'ukuri He made every kind of offering that yatanze amaturo y'ubwoko bwose Abel nk'ayabiri did, yatanze, but it ariko was a ntibyari wrong ituro offering. ryiza. You might go to church Mushobora and kujya mu pay your rusengero tithes mukishyura and do ibyacu your duty n'ibyanyu, as a mugasoza Christian ought to, inshingano just zanyu as nk'uko sincere as Kristo any man or agomba woman. kubikora, mukabikora n'ubunyangamugayo nk'undi mugabo I wese stood here cyangwa now for umugore. some Dore 30 none years imyaka 30 around the city ndi here and hano screamed the same muri message. uyu murwa, I'm getting mvuga old. ubutumwa bumwe. I Ndi can't be gusaza, with you too much longer. sinzabana But namwe igihe remember, in the kirekire, day of ariko judgment, mwibuke, my ariko voice is mwibuke recorded. ku munsi You'll w'urubanza speak out against ijwi you. ryanjye riri There's gufatwa only kandi one place rizabaciraho that urubanza. God puts Ni His ahantu hamwe name. gusa That's Imana not ishyira in the izina church, ryayo, kandi but si in mu Jesus. rusengero, muri Yesu There's only gusa. one Ni place ahantu of hamwe worship. gusa ho kuramiriza, Only one ahantu hamwe place that gusa you are mwemererwa, received, ni and mu that is in the gukundwa Yesu beloved Kristo. Nta rindi Jesus zina Christ. munsi y'ijuru ryahawe abantu ryo There's not another gukirizwamo, name nta under torero, heaven given nta among men migenzo, whereby nta we na save, kimwe. no church, no Yesu creed, no Kristo nothing. nibi bigomba Jesus kuba ubutumwa Christ. bw'igihe, And that's kugarura supposed to imitima be the y'abana, message of the hour, kuyigarura to kwizera restore kwahawe back the abera hearts of iteka the ryose. children back to the faith that was once delivered to the saints. Won't you accept it tonight? Ese nimushaka While we have our kumwakira heads umugoroba bowed, kandi mu those gihe who like to be twunamishije remembered in imitwe, prayer, abashaka would ko you just raise twibuka your mu hands? We can't masengesho, make an altar dushobora call, kuzamura because it's ikiganza, just too many. dushobora God guhamagara bless you. abantu ku My- gicaniro on my kuko left, ari I guess benshi. it's Imana 300. ibaha umugisha. Out to my Uwo right, mbega would you raise ibumoso your hands? bwanjye I want to be ndatekereza ko remembered. hari abantu I guess it's 300. 150 None iburyo more on bwanjye my right. mushobora kuzamura ikiganza muvuga muti ndifuza ko banyibuka. Ndatekereza ko iburyo bwanjye hari abantu 150 cyangwa barenga. Dufite ingando hano ifite ahantu ho kubatiriza hanini huzuye amazi. Mwungeri mwiza mwene data wo Manevi, abanyungirije, aba bantu mubona muhura nabo umunsi wari wo wose, umugoroba wari wo wose, ku isaha iyo ari yo yose, bashaka kubatizwa kandi bihano birashoboka ko mwabatizwa. Hari nimwumvira ibitegeko muhamirijwe ku bw'isezerano ry'Imana, muba muri abanyakuri mu mutima wanyu kwakira umubatizo w'umwuka wera. Hariho ahantu hamwe ho kuramiriza, hari ntabwo ari mu ngando, ni muri Kristo. That's in Christ. How do we get Ese into ni Him? gute By binjira muri one we? Spirit. We're all Kubw'umwuka umwe, baptized twese into this one twabatirijwe muri uwo body. Let mubiri. us pray. Dusenge. Dear God, as these hands went up, they signified what was beneath that hand in the heart. A conviction that they are sure they need help from you. Mana dukunda, igihe ibi biganza bizamuye yerekanye icyari inyuma yawe umutima, namya ko bizeye ko bakeneye ubufasha bwawe. Ndasengera buri muntu wese Data, kandi ngiye kuvuga ijambo ryawe. Waravuze utumva ijambo ryanjye akizera uwantumye, aba afite ubugingo buhoraho kandi ntazacirwaho iteka, ahubwo abavuye mu rupfu ageze mu bugingo. Father, just being gone from the Data, city nyuma a gusa few weeks, y'ibyumweru bike hari mu murwa, ngarutse narabajije nti n'uyu se ati yarigendeye, none se bimeze gute kuri bati yarigendeye. Mana dukunda, mwe kuri umwe duhamagawe, mwe kuri umwe. One by one we have to meet the challenge to walk down through the valley of the shadow tugomba of guhura death. n'izo nzitizi zo kwambuka igikombe cy'igicucu cy'urupfu, due kandi to twese every one of tugomba us is kunyuraho. mortal. Abantu bapfa, But ariko uyu tonight you have mugoroba offered waduhaye us amahirwe your yawe. petition that if we would believe on Him
and be baptized in his name that you would take us in. tukabatizwa mu izina And in rye this uzatwinjiza the kandi muri uwo body mubiri of Christ, umubiri wa not in the Kristo church, atari mu itorero but in the ahubwo mu mubiri body wa of Kristo Christ, uyu that mubiri body wamaze has kubonwa ko already been ukwiriye judged. uzakenera It guca will mu not rubanza. have to come to judgment. God poured out his wrath upon that body, and that body is Imana free yasutse uburakari bwayo from kuri uwo sin. mubiri kandi uwo And mubiri being nta in cyaha him ugira puts us ndetse muri we free from twabohowe sin by icyaha his atonement kubw'impongano ye that died yerekana ko for us. yadupfiriye And kandi in mo there we imbere have tuba turi mu fellowship busabane kuko with amaraso one ya Yesu another, Kristo while the umwana blood of w'Imana Jesus Christ, aturinda God's Son, dutunganye keeps ku us cyaha clean cyose from all cy'umwanda sin wose. and defilement. Mana data ndagusaba ngo Father winjize God, I buri pray muntu that wese you'll mu take bwami each of bwawe. them into your kingdom. Granted, bikore o may there Mana not be a ntihagire one of them lost. n'umuzimira May ntihagire there be n'umwe not a boy or umuhungu girl, cyangwa man or umukobwa woman. umugabo Lord, cyangwa some of my umugore own mwami people hari sitting abantu here bo mu tonight muryango wanjye that's bicaye out hano from uyu under mugoroba that kandi blood. batari munsi y'amaraso. How well I can remember my daddy's words. And I pray, dear God, that none of them will be lost. mbega ukuntu nibuka neza amagambo ya Grant it, data Lord. ndasaba I'm Mana believing you dukunda now with ngo all ntihagire that I have to n'umuzimira believe with. bikore mwami ndakwizeye ubu ngubu Move n'ibindimo upon byose my brothers, kora kuri bene data sisters, bashiki banjye my friends. inshuti Here in zanjye this ziri hano aha hantu muri uyu place mugoroba tonight. n'abari gukurikira Out kuri yonder telefone by the hariya mu phone. bihugu bitandukanye biri Several different kutwumva states hose listening in guhera ku all nkombe the way from the east y'Iburasirazuba coast to kugera the ku nkombe west. y'Iburengerazuba. I pray, dear God, ndasaba way down Mana across the dukunda desert there in hariya kuri Tucson, way butayu over in bwa California, Tucson up hariya muri in Nevada California and Idaho, iyo hejuru muri way Nevada over in the no east muri and Idaho around down in iyo kuri Texas. Iburasirazuba While na hariya Texas this invitation ugiye is given, ubutumire people sitting butanzwe in little hariho abantu churches, bicaye filling mu stations, rusengero duto homes, mu maradiyo listening in. mu mazu Oh barimo God, may kumva that lost o man Mana or woman, boy or reka uyu girl, mugabo at this hour cyangwa uyu come to mugore thee. uyu musore Grant it. cyangwa uyu mukobwa Just wazimiye now, akugarukira we ask isaha it in Jesus' bikore name. nonaha If they'll bigusabye mu izina find rya this Yesu safety babone place ubuhungiro while hakiri it is igihe time. mu gihe tubona inyandiko We see the ku rukuta handwriting on the izihinda wall. umushyitsi igihe The cyo earth kubohorwa getting kiregereje nervous. igihe cy'igihugu The time of cyacu kiri deliverance is at kurohama hand. ikindi gice Part of our kirateraganwe nation sinking, the hanyuma other part kiraturika rolling and kubera bursting imitingito with y'isi earthquakes. kuko Yesu yasezeranyije ko As bizaba. Jesus' promise would be. Let it not be too ntibibatindire long for umwami them, bamwemere Lord. nonaha May they ko accept it tubakuzaniye now, for we nk'ibihembo present them to you as by'amateraniro trophies of the meeting y'ubutumwa mu izina of the rya gospel Yesu in amen. Jesus' name. Amen. You believe him? Amen. Yes. God bless you. How many believes that's the truth to my left? Raise your hand. How many to ndabyizeye the right? Imana ibaha Raise your umugisha hand. bangahe ibumoso God bless bwanjye you. As far bizera as ko I ari see ukuri everyone. muzamura ibiganza bangahe That's iburyo truth, bwanjye friends. muzamura ikiganza God knows that's Imana true. ibaha umugisha nkurikije ibyo mbona Now, ni bose ni while ukuri inshuti in zanjye Imana izi ko ari being ukuri in noneho him, igihe muri you we have ufite access uburenganzira to ku kintu everything he yapfiriye died for. And what did he die for? He was wounded for ahanini our kubera iki transgression. yapfuye yakomeretse kubera ibyaha byacu ababazwa kubera ibicumuro byacu igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we kandi imibyimba ye niyadukirisha ndabyizeye nizeye noneho impungane ye kubwo gukira hari abarwayi muri twe bazamura ikiganza iburyo cyangwa ibumoso abantu benshi bararwaye sinshobora guhamagaza umurongo murabona ntibishoboka ko nzamuka ku kibuga nta buryo bwo kubikora ngira amateraniro yo gusengera abarwayi ahandi hantu mu materaniro no mu ngando ndashaka kubasaba ikintu n'abizera bangahe bari hano muzamura ikiganza ni byiza ngiye kubabwira ijambo ari ryo Kristo umurimo wa nyuma Yesu yahaye isi no ku itorero dore icyo yavuze dore ibimenyetso bizagumana n'abizera nibarambika ibiganza ku barwayi bazakira ni bangahe bazi ko ari ukuri Mariko 16 muvuge amen. Ni byiza ndabasaba nk'abizera murambika ibiganza ku muntu uri imbere yanyu murambika ibiganza gusa ku muntu uri imbere yanyu maze twese dusengerane ubu ngubu rambika ibiganza ku muntu uri iruhande rwawe. Lord, here before me is a box of handkerchiefs, Mwami, little pieces of hano imbere goods. yanjye hari agasanduku k'udutambaro, Some old mother laying udutambaro somewhere duto, dying, a umukecuru baby uryamye near ahantu death. runaka arembye cyane, people everywhere. uruhinja ruri hafi gupfa, abarwayi hirya no We read hino. in the Dusoma Bible muri that they Bibiliya took from the ko body bafataga of Paul ibitambaro n'imyenda bivuye ku handkerchiefs and mubiri wa aprons, Pawulo and they were placed upon the sick and bagakira evil indwara spirits zabo, and unclean abadayimoni spirits and bakabavamo. sicknesses and Noneho diseases Mwami, departed tuzi from ko the tutari people. mu uwera Pawulo, Now, Lord, we know tuzi ko we're tutari not uwera St. Paul, Pawulo, but we know ariko that tuzi you ko still uhora remain uri Jesus, Yesu. the only God-provided place of Ahantu worship. honyine
ho kuramiriza Imana yateganyije. None uyu munsi aba bantu bateye ko bafite uko kwizera, kandi ko bizeye nk'abo bantu ba kera wabateguriye inzira n'ukuri. Ndambitse ibiganza kuri utu dutambaro, nsaba ko indwara n'imibabaro bisohoka ku mibiri y'abantu turi burambikweho mu izina rya Yesu Kristo. Noneho twigishijwe ko igihe Isiraheli yavaga mu Egiputa iri mu murongo utunganye, bari mu nzira ijya mu gihugu cy'isezerano, inyanja itukura yarabazitiye. Hanyuma Imana irebera mu nkingi y'umuriro, inyanja iratinya iritandukanya, nuko iyi nzira Abisiraheli baratambuka berekeza mu gihugu cy'isezerano. Mana, rebera mu maraso ya Yesu uyu mugoroba uburwayi bukurweho kandi Satani ahunge, hanyuma abantu binjire mu isezerano ry'ubuzima bwiza n'imbaraga, nk'uko Imana yabivuze iti, ikigeretseho ndakwifuriza ubuzima bwiza. Now as you see, Lord Jesus, the hands of these people laying on each other, they're symbolizing their faith, that you said, these signs shall follow them that believe. They're praying in their own way. Noneho nk'uko ubibona Mwami Yesu, aba bantu barandikanyeho ibiganza bagaragaza kwizera kwabo, kuko wavuze uti, dore ibimenyetso bizagumana n'abizera, basengerana mu buryo bwabo, umwe asengera mugenzi we. Noneho Mwami, ukugukabiriza kwakuweho, Satani umuriganya nta ubasha afite bwo kuzitira umwana w'Imana. Ni ikiremwa cyaneshejwe, Yesu Kristo, ahantu hamwe ho kuramiriza izina ryonyine ry'ukuri ryamunesheje i Karuvali, kandi ubu duha agaciro amaraso ye, ayo yanesherejemo indwara zose, ububabare bwose. Ndategeka Satani ave muri iki cyumba mu izina rya Yesu Kristo, sohoka muri aba bantu babohoke. Abemera gukira kwabo bashingiye ku ijambo ryanditse, mubihamirize muhagurutse muvuga muti, aka kanya nemeye gukira kwanjye mu izina rya Yesu Kristo. Muhaguruke. Icyubahiro ni icy'Imana. Tore murebe hano ibimuga n'abandi bose bahagurutse, icyubahiro ni icy'Imana. Nuko mwizere gusa, ari hano, mbega uko ari byiza. Out in the audience on the outside by the wires, you should see, I think every person in here, as far as I know, most of them are standing up at this time. Ndibwira ko bose hano kurikije uko mbona abenshi muri bo barahagaze ubu ngubu. Mbega ibihe byiza, kugaragara ku Mwami, hari kugaragara ku Mwami, haba hari umudendezo, turabuhutse. Umwuka w'Imana uratubohora. Noneho ubwo yadukijije turabyizera, yaraducunguye turabyizera. Abashaka kubatizwa, aho batiriza harateguye, igihe icyo ari cyo cyose, isaha iyo ari yo yose mwashaka kuza, haba hari umuntu ubyitaho. Noneho ndibwira ko mbere yo gusoza tugomba kuririmba indirimbo ya kera yo mu itorero, ndamukunda ndamukunda, ko yabanje kunkunda. Zamura ibiganza ku Mana hanyuma tuyiririmbe n'umutima wacu wose. Twakwifuza kuzahurira namwe hano ejo mu gitondo saa 5 n'igice muri iyi nyubako, kubw'ikibwiriza gushaka no gutandukana. Ni byiza tuyiririmbane noneho. Let this great audience sing that now. We're out on the wires. Sing it also. Because He first loved me and purchased my ndamukunda. Noneho iri teraniro riririmbe, hari abinyuriye mu sakazamajwi muyiririmbe namwe, kuko yabanje kunkunda ambonera agakiza i Karuvali ku giti. Ibyo byakorewe ku giti cy'i Karuvali. Mu gihe tuyiririmba, yifuza ko musuhuza mugenzi wawe, muvuga muti, Imana ibahe umugisha, musuhuke. Ndamukunda ndamukunda, ko yabanje kunkunda ambonera agakiza i Karuvali ku giti. Oh, don't you love Him? Isn't He wonderful? None se muramukunda? Ese aratangaje. Niwe buruhukiro bwanyu, n'urutare ku butaka utagira amazi, ubuhungiro mu gihe cy'umuhengeri, ubuhungiro bwonyine nzi.
niyo mpamvu kwizera kwanjye kureba kuri wowe mwana w'intama w'i Karuvali, mucunguzi mwiza, umva isengesho ryanjye, kuraho gukiranirwa kwanjye, uhereye none mbu wawe. Tuzamura ibiganza turirimba. Kwizera kwanjye kureba kuri wowe mwana w'intama w'i Karuvali, mucunguzi mwiza, umva isengesho ryanjye, hanagura icyaha cyanjye, uhereye none mbu wawe. Tunamisha imitwe yacu none mu gihe tuyiririmba bucece. Life's dark maze I tread, and grief around me spread. Be thou my guide, bid darkness turn to day, wipe sorrows, tears away, nor let me kandi mu bihe bigoye by'ubuzima, ibyago bingose impande zose, imbere umuyobozi, njye ku mwijima uhinduka umucyo, hanagura amarira yanjye y'umubabaro, wemere ko njya kure yawe. Mu gihe mwunamishije imitwe, umugeri wacu mukundwa mwene data Oman Neville arasoza amateraniro.